Bavandimwe mwese abakurikiye televiziyo Kiliziya imwe muherereye hirya no hino mukurikiye ibiganiro byacu, Kristo Yezu akuzwe. Nta cyiza nko kubana namwe hano kuri televiziyo Kiliziya imwe mu biganiro bitandukanye. Ndabashimiye rwose. Dukomeje kubana rero mu biganiro bitandukanye, ariko by'umwihariko uyu mwanya ngarutse kugira ngo tubane mu kiganiro tumenye kandi twigire ku mateka y'abatagatifu. By'umwihariko tuboneyeho kwifuriza umunsi mukuru mwiza abizihiza abazina babo batagatifu barimo Apollinaire wahoze ari umwepiskopi wahowe Imana. Ni nawe rero tugiye kwibandaho hano kuri televiziyo Kiliziya imwe muri iki kiganiro. Umwepiskopi wahowe Imana ahagana mu mwaka wa 87, mutagatifu Apollinaire yavukiye i Antiyokiya ajya i Roma ajyanye na mutagatifu Petero mutagatifu yamugize umwepiskopi, anamwohereza i Ravenne kugira ngo ahamamaze inkuru nziza. Ageze muri uwo mujyi, igitangaza cya mbere yakoze nicyo guhumura umwana w'umugabo wari wamucumbikiye. Uwo mugabo akaba yari umusirikare. Hashize iminsi mike avura indwara idakira y'umugore w'umunyacyubahiro wabaga muri uwo mujyi. Ibyo bitangaza byatumye abantu benshi bahinduka, bemera Kristo, bemera inkuru nziza, bityo muri uwo mujyi ubukristo bushinga imizi. Hashize iminsi mike yarafashwe ajyanwa mu nkiko z'abayobozi bari abapagani icyo gihe. Muri urwo rukiko Apollinaire yaboneyeho guhamya Kristo, asuzugura ikigirwamana cyitwa Jupiter, bituma abaturage b'uwo mujyi barakara, bamugirira nabi cyane, bamwirukana mu mujyi ameze nk'uwapfuye. Amaze guhembuka yakomeje kwamamaza inkuru nziza mu bihugu bikikije Ravenne. Hashize iminsi agaruka mu mujyi wa Ravenne, asura umunyacyubahiro akaba yarashakaga kumukiriza umukobwa wari ugiye gupfa. Iyo ntumwa y'Imana yageze muri urwo rugo ku munota wa nyuma wo gupfa k'uwo mukobwa. Maze Apollinaire ageze ku buriri bw'uwo mwana yambaza Nyagasani akomeje agira ati, mu izina rya Kristo wa mukobwa we, haguruka kandi wamamaze ko nta yindi Mana ibaho uretse Kristo. Uwo mukobwa ahagurukana ingoga maze atera hejuru agira ati, ndabihamije Imana ya Apollinaire niyo Mana y'ukuri. Kubera icyo gitangaza gikomeye rero abapagani barenga 300 bahita bahinduka, barabatizwa nk'uko uwo mukobwa na se bari babigenje bishimye. Ariko uko ubukristo bwarushagaho kwiyongera i Ravenne, byateye ishyari abapagani bamwe, bituma Apollinaire intumwa ya Yezu Kristo atotezwa. Abacamanza bongera kumutumaho maze aboneraho umwanya wo gusobanura neza amayobera y'ukwemera kw'abakristo. Apollinaire yarafashwe agirirwa nabi cyane bikabije. Yakubiswe ibiboko, bamuhambira ku mafarasi ngo amukurure intagarane, bamutwika mu mavuta, bamwicisha inzara igihe kirekire. Ibyo byose bikaba byarabereye mu buroko bumeze nabi. Nubwo bamwicishije inzara, Imana yoherezaga abamarayika ngo bamugaburire. Abashinzwe kumugirira nabi bamwohereza mu buroko mu ntara ya Ruria. Nawe rero aboneraho kwigisha inkuru nziza muri iyo ntara. Hashize imyaka 3 baramutoteza, bamusubiza i Ravenne. Ubwo rero yari ageze mu minsi ye ya nyuma. Icyatangaje cyane abari bashinzwe kumugirira nabi ni uko ubwato bwageze hafi y'urutambiro rw'ikigirwamana cyitwa Apolloni. Atangiye kuvuga isengesho, ingoro yeguriwe icyo kigirwamana irasenyuka. Byongeye kandi yahumuye umuhungu w'umwe mu bari bashinzwe kumushinja ibinyoma, amuhumura agira
ati mu izina rya Yezu Kristo funguka amaso maze ubone. Maze abapagani benshi barahinduka, aba ari nako bamwe barushaho kunangira imitima, bararakara cyane maze baramwica. Twizihiza Mutagatifu Apolineri muri Kiliziya Gatolika ku itariki 23 Nyakanga buri mwaka. Bavandimwe, dukomeje kubana hano kuri televiziyo Kiliziya Imwe, dufite amahirwe akomeye muri Kiliziya kwizihiza abatagatifu. Niho twese tubonera amateka twireferaho mu buzima bwacu butandukanye. Ukavuga uti nitwa Apolineri. Apolineri yabayeho atya, agenza atya, nawe ugaharanira gukora nkawe. Yewe niyo waba utazi amateka y'umutagatifu wawe, kumva amateka y'abatagatifu bandi birafasha. Kandi niba utanayazi watubaza hano kuri televiziyo Kiliziya Imwe, tukazakora uko dushoboye, ayo tubonye tukayabahereza. Rero turifuriza umunsi mukuru mwiza abitwa ba Apolineri bose, umunsi mukuru mwiza, kandi ku bigo n'imiryango yiragije Mutagatifu Apolineri tumwigireho guhamya kwemera dushyize amanga. Wavuga uti ndahamya sibyo ntazi, urabizi byinshi. Uhereye ku byo umaze kumva waba umuhamya wabyo aho kuba umuhakanyi. Bavandimwe, rero ni naha dusoreje ikiganiro. Tumenye kandi twigire ku mateka y'abatagatifu cy'uyu munsi. Nyagasani Yezu akomeze kubana namwe mu byo mukora byose. Mutagatifu Apolineri udusabire.